bakatubeshya ngo Imana ifasha uwifashije. Oya, ntabwo Imana ifasha uwifashije, kubera ko Imana iba yifasha uwifashije ahubwo nta n'umwe yabona wo gufasha. Ubundi iyo ushaka kugira ngo ubone imbaraga ubanza kwemera yuko uri umunyantege nke, ko nta mbaraga ufite. Iyo ushaka kuba umuntu ufite ubwenge ubanza kwemera yuko ari nta bwenge ufite, ukagira ibyo wemera nyine. Iyo ushaka kumenya ko uri umunyabyaha nyine banza wizere yuko nyine ubikora. Niba ushaka kuba umuntu ukijijwe emera ko ari umunyabyaha. Niyo mpamvu iyo ugiye gusengerwa ngo ureke ibyaha ubanza ukatura nyine, ugahanika amaboko, ugasubiramo amagambo. Kora gusubiramo rero bimenyesha ko uba wemeye. Utemeye ntabwo Imana yagukiza, ntabwo Imana yakwemera. Ntabwo waza gukizwa ngo ube umurokore utabanje kwemera ibyaha. Uko kwemera rero niko kwatura. Ndashaka kubwira yuko rero hari abantu benshi bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, ariko ntabwo ariko bimeze. Abantu benshi barabeshywa kandi bakabyizera gutyo. Imana ifasha uwinaniwe, ntabwo Imana ifasha uwifashije. Oya, ndetse nyine kuba wifashije Imana yazigafasha iki? Kuko uba wifashije, sibyo ibintu wabishoboye. Nese Imana irazifasha iki noneho? Irazigufasha iki? Tuvuge wenda n'urugero, urashaka kubaka inzu, ariko muri uko kubaka inzu amafaranga wenda nayo ufite, sibyo? None urimo gusenga Imana ngo Mana vayo nyubakira inzu, ariko nawe urangije uzana abubatsi. Iyo uzanye abubatsi rero nyine abubatsi nibo bari buyubake. Ahubwo wenda wari buhamagara Imana ukayibwira ko ushaka inzu, ariko nta n'umwubatsi n'umwe urazana, amafaranga nayo ufite, aho ngaho Imana iraza kugufasha. Ariko wowe ugiye gusaba Imana kandi wamaze no kuzana umwubatsi, ubwo rero Imana akiri bugufashe kuko wabyifashije. Wazanye umwubatsi, wazanye abakozi, wazanye ibikoresho, nyine byifashe rero, byifashe. Ariko njye niba nta gikoresho na kimwe mfite, nkaba nta n'amafaranga y'ububatsi mfite, ninsenga cyangwa se nidusengana Imana izumva njyewe, kuko nta na kimwe mfite ntemeye. Muri iki kitari ugusaba Imana. So niyo mpamvu abantu benshi basenga, bagasengera hamwe, bagasengera igihe kimwe, ariko ukabona umwe birasa nkaho Imana yumva uyu nimwumve. Ntabwo ariko bimeze rero. Ntabwo wagiye kuyisenga usa nkaho uyereka ko ubishoboye, ubundi biravuga ngo muce bugufi. Iyo uciye bugufi Imana ibona yuko ari ntambara ugufite, none ikaza ikakwereka yuko mudahwanye, kuko Imana ntabwo itekereza nk'abantu. Imana itekereza nkayo ubwayo, kandi itekereza uko ibishaka. Rero iyo utangiye ngo kanjye kwifasha nta kundi nyine twabigenza, kajya gusenga Imana wenda numva mwifasha uwifashije, none icyo ni ikosa rikomeye. Ntabwo Imana yigeze ifasha umuntu wifashije. Menya uba wifashije, none se yazigafasha iki? Yazigakora iki se? Yazigakora iki? Kwifasha ni iki? Iyo wifashije bivuze ko uba wikoreye icyo washaka gukora, uba umaze gukora icyo washaka gukora. Rero Imana se niza irakora iki? Urashaka kwigisha umwana n'amafaranga y'ishuri ufite, urumva? Wenda ku ishuri umwana barashaka miliyoni, ariko wowe ufite 500,000. Kimwe cya kabiri cyayo rero ayo ngayo yabura, ugiye gusenga Imana ngo Mana ngo aya niyo mburaho, nta n'igihe utayabona. Ariko aho ndi wavuye mu ishuri akicara yarabuze school fees cyangwa se amafaranga y'ishuri, ukemera ko nta n'urwijana ufite, ko wahisemo ko yicara, urangiza ukajya gusenga Imana, aho ngaho iragufasha. Igufasha kubera iki? Uwemeye. Uri saa kintu kuri konti nta kintu ufite, nta mafaranga ufite, nta naho uteganya ngo yakura, aho ukisunga Imana. Imana izazigufashe uwo mwana yige neza, anabona akazi kuruta n'abandi biga bafite amafaranga. Nje nta n'ikintu ufite, ariko wowe ufite 500,000, uraburaho make. Nitujya gusenga Imana izabanza ifashe nje nta kintu ufite, ariko wowe Imana ifasha uwifashije, ubwo ufite haya ngaya Imana iranyongerera. No. Imana ntabwo ifatanya nawe. Ijya kukurema yarifashije ijya kukurema, ntabwo yaguhamagaye ngo uyifashe. Rero niba n'ibintu byakunaniye, nibwire ko byakunaniye nyine, hanika amaboko. Noneho iyo ize ikwereke naho igeze ite, ahitangirira. Ibyagaragaraga nk'ibidashoboka ibigira utuntu dutoya, ariko iyo ugiye kwirwanira wowe se intambara si iyawe, intambara ni iy'Imana. Ntabwo ugomba kwirwana. Ibintu byakunaniye emera, hanika amaboko, ureke no kugira icyo ubikora, ureke no guca imanza, uceceke, ntujye gusenga. Ariko uvuga ngo Imana ifasha uwifashije, yafashije nde wifashije? Bora ndimo navuga n'ibintu mujye muduha example, ingero.
uvuga atari ko rero Imana ifasha uwifashije, yafashije uyu nguyu yari cyari cyamunaniye arifasha n'Imana iraza aramufasha. Oya, muri Bibiliya harimo umuntu wabyaye afite imyaka ingahe? Afite imyaka iri muri za 90. none suzi ngo burawe yarifashije ngo nawe reka byare, yari yemeye azi ko hejuru y'imyaka 60 umugore atabyara biba byarangiye ko yaje kubyara. Hari n'ikikwereka ko nta n'icyo yakoze. Ubuse ufite imyaka 50 uri umugore kuzamura wahakora iki ngo byare? Ntacyo kwa muganga se nabo bananirwa kugera igihe ugeje 70 ukagera muri za 80, aho ngaho umutima n'imbaraga zawe ziba zemeye ziri hasi, nta n'ikintu ugomba kubikoraho. Warihebye ukavuga ati sha sinzabyara pe, igihe cyararangiye. Aho rero niho Imana ishaka kubanza ukemera ko ntacyo ushoboye, noneho yikazi gakora. Ariko igiye kwihatanira ngo nge nzabikora ngo reka uzurebe, no, Imana irakureka. Menya umuntu ufite amakabyo nawe uramureka. Nawe uzarebe nk'iyo abantu babiri barimo kurwana ukabona uriya ngo ndamukubita, ugashaka kubakiza, oya mureke mukubita. Ushobora kuvuga ati rero ngiye kukureka bakungubita nibwo ubanza kumva. Ariko yifuza ati uyu sinshaka kurwana nawe, nta n'icyo dupfa ngo mudukize kuko simbishoboye. Yanyica ngo babakiza kubera ko uba wemeye. Ariko iyo ushyizemo imbaraga wereka abandi barakureka kuko babizeye ko biri bukunanire. Niyo mpamvu bakureka rero. Niyo mpamvu umuntu umuhana avayo ntabwo umuhana ajyayo. Babanza ukamureka bakamukubita, none ukaza kumuhana unamwereka ibisebe afite, unamwereka inkovu, unamwereka ibibyimba bagiye bamukubita. Ariko ugiye kumuhana ngo yango wigikora naburi kiraza kubona biraza kuviramo ibibazo, ntabwo ashobora kubyumva. Muhane amaze kuvayo, n'umuhana ajyayo biraza kugora. Abanza umareka bamukubite nibwo uri umuhane. N'Imana rero ntabwo Imana ishaka abantu bishyiraho ngo nge ndabikora ngo kasita ndi kumwe n'Imana. Ntabwo Imana ifatanya nawe, ntabwo Imana ifatanya n'umuntu. Imana yakoze ibintu byayo neza, ijya kurema isi, irema ijuru, ishyiraho inyanja, ishyiraho inyenyeri, nta muntu ubiyifashije. Nawe niba ari ibyawe rero byakunaniye byihorere, ubone gusenga Imana. Ariko wibukora ngo uhamagare Imana. Imana sirazi ikora iki? Nta kintu yaza gukora. Noneho kanda subscribe turebe.